murakoze Robert nibuze kubabaza ibibazo nyuma abari ibumoso bwanyu nabo bamaze kuvuga ubuhamya bwabo muri make uko bwagenze murakoze Alphonse umwanya n'uwanyu murakoze cyane twakaririmba ko ijambo nko nababwiye nari maze imyaka 17 nataye iwacu mu gihugu cyambyaye kandi ntacyo nikeka ariko bitewe n'impamvu nyinshi umuntu aba araciyemo cyangwa n'ibyo umuntu yumvaga atigeze yibonera cyangwa se ngo ahinyuze iyo cyane bitewe n'uko abantu benshi tuba hano mu Burayi ubona tubaho kubera ko turi ingwate z'abandi ibyo bintu rero ugasanga igihe kimwe na kimwe anagutiye ubwoba bwo guta mu gihugu cyakubyaye kandi nta kintu ku giti cyawe wumva wishisha hanyuma ngenda rezima gatoya y'abanyarwanda mu Rwanda na impression nagiye mbona gusa ikintu cyanangaje ngira mu Rwanda cyambere ni ikintu abonye cya discipline ikomeye mu Rwanda iyo ugeze mu rugo rw'umuntu ushaka ikintu kibi urakibona ushaka icyiza nacyo urakibona abantu bati Abanyarwanda iyo discipline ni ubwoba kandi wari ugasanga atari ubwoba ahubwo ari ubushake bwo kubana no koroherana ukajya kwa nk'igipapuro ahantu ku mudugudu cyangwa se ku murenge mu gatondo umurongo izuba riva cyangwa se ari mu gicucu uri imbere yawe wamuri ugasanga yambaye ipeti iyo inyuma wamuri ugasanga yambaye ipeti rikomeye kera ntabwo byabagaho kera bajya kwanga igipapuro muri leta umuntu hogarade akaba ikibona mbere yawe iki kintu cy'umuvundo cyavuyeho iki kintu cy'amafor impression iki kintu nabonye iki cyo kubana murakwa mugenzi we ibintu byo gukangata bisa n'ibyavuyeho ngiye ko nabibonye kera bajyana ahantu rwose batishati ngiye uranze igihugu cyo nicyo ibyo byose byabagaho hari banga ririmo hano bafungwa babizize bazira ubusa ariko ubu ngubu urebye neza usanga kandi ko kubana gahari buri muntu akubaha mugenzi we ugasanga ikintu cyo kwesha agaciro kira cyane mu Rwanda iki kintu nabonye c'est la volonté ubushake bw'abayobozi bayobora igihugu ubu ngubu bwo gushaka guhuza Abanyarwanda bose Abanyarwanda aho bava bakagera bubahane bakundane bazamura igihugu cyabo iyo uvuze gutyo bavuga ati turi kutubeshya barakuguza kandi sibyo ni uko gusa akenshi na kenshi iyo uvuze ikintu cyiza uvuze ukuri abantu bakumva uko bashaka ariko kuri cyanjye umuntu ushize bizambabaza nzamusubiza ko nabonye ibintu nuko nabonye igihugu aravuga bati aha nta majyambere hari ariko urebye n'ibintu by'umudugudu ni igitekerezo cyiza ugasanga Abanyarwanda bashaka gutura hamwe ngo amashanyarazi n'amazi abagereho ibyo bintu ubonaga cyane batuye batatanye bishobotse mu gihugu cyose bikagerwaho byari ibintu byiza cyane kandi tubona ibintu byinshi cyane tukabona ibintu byinshi hanyuma iyo ubwiye umuntu arabubwira akumva n'ububwira ntashaka kumva ariko ibintu byose uburenganzira bwa buri muntu ariko kugeza ko abantu badataha mu gihugu cyabo baperida byinshi cyane nanjye maze imyaka 17 mu gihugu nashoboye kubona abo tuvukana mu ndimwe maze imyaka myinshi nabona mbona umuryango wanjye nshobora kurekera kumva ya data nasize n'ubuzima ngeze mu gihugu leta y'Imana akongera nibura ndashyinguye hano rero yubaha ngaha mu Bubiligi ntabwo ibintu bitari byo nugira ku kibuga bazataha kubaka ibyo nabivuga kandi si byo uko bimeze u Rwanda ni igihugu gikurikiza amategeko nkuko nayibonye hano mu Bubiligi tubaha ngaha ukoze ikosa baragwana mu gihugu cy'u Rwanda rero ntabwo ajya kuvunda kuko ikosa n'ubundi igihano
iyo witwaye neza rwose ukoze amategeko y'igihugu nta muntu ugusagarira. Njye nagiye ku Kibuye, nagiye Gisenyi, nagiye mu Ruhengeri, nagiye Kibungo, igihugu nakizengurutse cyane. Nahinduye urugendo rwanjye inshuro enye kubera impamvu nyinshi. Nashoboye no kugaruza ibintu byinshi bya data. Abantu bari hano benshi bamwe bajya bana ibintu byabo ntibatubwize ukuri, batubwire bati bigenda bite nabyo n'ubundi. Wowe ugasanga ubanga uri ingwate y'abandi. Ibyo bintu tukaba kwisobanurira abandi, tukabwira ko u Rwanda ari urwa twese. Impression nyinshi cyane, njye nateguye petit résumé ariko sigeze ndeba ko ndavuga ibyo nibuka. Alphonse, hari akantu nifuza ko twajya twongeraho. Iyo uvuze uti nagaruje ibintu byinshi bya data, iso ninde? Kuko uko muri hano ntabwo muri hano nk'abanyarwanda basanzwe, tujye tuvugisha ukuri. Data yari afite ibintu, uwo muntu umushyireho izina kugira ngo ukuri kumvikane. Murakoze. N'icyo kiri bakoze cyane Karima. Yewe undi mvuka kwa Nibitegera Alfred, yari kera substitut wa procureur abanavoka bank commerciale, akari umuntu wafunzwe Gatandatu ku ngoma ya Byerimana azira ko avukana na Kagenza Alphonse Marie ari mwene se wakanyare ibyo byose. Ibi byose rero iyo ugeze mu gihugu ntabwo kugira ngo wuvukana ariko icyo twagisobanuka cyumva. Ariko iyo uri hanze hano mu Bubiligi ukagutisha n'ugenda uko Nibitegera bazata gufata bagufunge ati kuko isko Dore ibi yari politisi wa kera kandi ntabwo ari byo. Data yaba yarakoze n'ikosa cyangwa atanarikoze ntabwo bishobora kozwa abana babyo. Ibyo Perezida wa Repubulika yabitubwiye. Bivuga ngo n'abana bafite base bahoze ari politisi wa kera, abadepite cyangwa bavuga ati ngiye data ari minisitiri yari iki n'iki, bakafite ubwoba bwo gutaha. Njye nshaka mbahumurize, buri muntu ku giti cye azagende yicare arebe bene wabo. U Rwanda rwacu twese. Mu kibazo cya muze n'igishuri gatoya, ariko iki kintu nabwira ni uko ikindi kintu nabonye cyane kiba impressionné ni cya kindi cya kutima bavuga ngo u Rwanda, kera bavuga ngo u Rwanda ni ruto. Usanga ubu ngubu ubuyobozi bwa kino gihe butabiriza abantu ngo batahe iwabo mu Rwanda, ntuguma hanze hagume agafite nazo kujya iwabo mu gihugu cyabo. Kera abantu barakumirwaga, wataha nubone uko wisanzura cyangwa bitanashoboka. Nuri mu gihugu n'amane passport ituma ajya hanze, kubona passport ko abantu bamwe gusa ikintu cyabagabo. Ungu passport ishaka wuje impapuro passport ariko kera siko byagendaga, passport zari selection. Cyo nabonye nagize ahantu ku Musanze ni mu Ruhengeri, ndagenda turafite amashyamba n'iki. Umusaza mwarambwiye n'amaze nako muze ni mungu yagiye ati mungu yagiye yiga mu Bushinwa. Ni gute se bigenje gute? Ateka data mu Rwanda Imana umuhanga akiga gatsinda aratira kujya kwikwa na buruse ya leta. Kera muzi ko buruse za leta ahantu bagazifite duruwa banadura bazifiteho. Ngibyo nabanga ririmo gutsinda kera mu munani, gutsinda babita kwemererwa. Kera abonye ubu ngubu education iri mu Rwanda, buri muntu wese afite duruwa yo kwiga. Yego birahenze ariko hari bidahenze, ariko nibure iyo duruwa ukaba yifite. Iyo uvuze ikintu cy'icyo rero ubwo ngenda ngira nko para imyaka namaze, ukareba ugasanga igihugu cyarahindutse. Njye namini aha wenda ikintu baza kumbaza ikibazo nagisubiza kandi je suis à votre disposition. Murakoze cyane. Murakoze Alphonse. Reka dukomereze kuri Eugene Mbashimana. Murakoze. Nanjye nagiye mu Rwanda maze imyaka myinshi cyane 17. Ndagenda ndatangara ko narebye igihugu cyahindutse. Hashize imyaka 17 ni myinshi cyane, ntabwo mutatangara.
ariko ikintu ngewe cyafurapye cyane ni ibiganiro nagiye ngirana n'abayobozi bari kudusobanurira igituma iyi porogaramu bayikora. Ni ibintu bikomeye cyane kuko bambwiye ibintu byinshi. Bavuze bati iyo igihugu kivuye mu ntambara ni ugushakisha vuba ukuntu iyo ntambara itazongera kuba, ibibazo bimwe ukabishyira iruhande, kandi muri ibyo bibazo hari ibibazo by'abanyarwanda bumva badafite uburenganzira nk'abandi banyarwanda, no abanyarwanda baba hanze. Nicyo gituma abantu baba hanze tuzajya tubegera kugira ngo mwishyire mwizane mu gihugu. Umunyarwanda wese akunda igihugu cye, abantu bose baragikunda, ariko frustration yo kumva ko umuntu umwe afite dore ku gihugu kurusha undi nibyo bitera ibibazo byinshi n'ibi ngibi byose. Donc ni bizaba birebire, wenda bizaturushya, ariko tuzabigeraho iyo umuntu ashaka ikintu akigeraho. Donc bafite ubushake, bafite na volonté yo kurangiza icyo kibazo. Abantu bo hanze bakaza ese batugishaga inama bavuga ese mumaze imyaka 17, umwana wavutse mukigenda ari kurangiza manite, uwagiye atari yatangira primaire ari kurangiza university, abo bana se bazaba barakuriye hanze batazi igihugu cyabo, si amaboko mujyanye mu bindi bihugu kandi bashobora gukora igihugu cyabo. Noneho wagira aho ngaho kumva nawe ufite responsabilité yo kumvisha abo bana ko bagomba gutaha. Ibyo binakabitindaho rero bakavuga ati mwabishaka mutabishaka tuziyaraje ko muzajya muza mu gihugu, ntitubasaba kuza mu muhagoma, ariko mujye muhamenya abana mubigisha umuco wabo. Ibyo bintu nibyo batinzeho cyane babivuga, ku buryo byageze aho ngaho bingumamo. Hari n'uwambajije ati si Buraya ko bavura neza, ko murya neza, ko abantu baramba, ubwo uzasazira i Buraya none ujya muri maison de repos abana bajya baza gusura. Ahita mvuga nti ntabwo bishoboka, nzasazira mu gihugu. Ati kagira inkuru, none se uzaza ryari? Uzaza ariko ugiye kwinjira muri maison de repos, none ugasanga bafite ya politiki nyine yo kumvisha abantu ko bagomba gutaha. Muri make ubwo bushake rero barabufite, kandi baravuze ngo bazabugeraho, kandi nkumva ari byo rwose n'abashoboye kubibafashamo babibafashamo. Niyo témoignage nari mfite.